Yes, reka nguhereze ikaze kuri we mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, mbonereho kukwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni muri kino gitondo cyo kuwa kane, ni ku itariki ya 11 ukwezi ni ukwa cyenda umwaka ni w'ibihumbi 2025, nibwo tugarukanye amakuru akomeye cyane n'amakuru ababaje cyane akomeje kugenda ariza abatari bakeya muri rusange, kugeza n'ubwo polisi y'igihugu cy'u Rwanda yahagurutse igiye gutanga ubutabazi bw'ibanze. Bakihagera abapolisi batatu muri bo bahise bafatwa n'ikiniga, amarangamutima yabo arazamuka, batangira kurira mu mbaga nyamwinshi y'abaturage. Iyi nkuru irababaje cyane kugeza n'ubwo n'umuntu wese uri kubasha kuhagera ariko hava bamurandase. Ni amakuru akomeje kugenda atrendinga cyane ku rubuga rwa YouTube, kugeza n'ubwo natwe aho turi gukora inkuru nk'iyi ngiyi, umuntu wese uri kubasha kudutega amatwi ari kujya kuyirangiza yihanagura amarira, arira cyane ibyamurenze. Iyi nkuru irababaje cyane kugeza n'ubwo natwe tugifata aya makuru byatugoye kugira ngo twicare kuri mikoro tubashe kuba twabakorera ikiganiro nk'iki ngiki. Ni umugabo wari usanzwe ari umuhinzi mworozi we n'umugore wiwe, ubwo bafataga umwanzuro wo kujya kugura inka zigera kuri 46 kugira ngo babashe kuba bakwagura umushinga wabo w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Bafashe urugendo barema isoko rya Gatsata bagiye kuba bashakayo ayo matungo yabo, bakigerayo byabahiriye baza kuba bazibona, ariko bari basanzwe bafite umushoferi ubatwarira iyo bavuye guhaha. Baje kuba bafata kuri telefone baramuhamagara ngo aze abashyitse mu rugo bashyire imitungo yabo mu ifamu nk'uko bari basanzwe babigenza, dore ko bajya bavanga amatungo magufi ndetse n'amaremare muri rusange. Umushoferi yaje yihuta akihagera, buriza amatungo yabo inka, bazuriza imodoka. Bamaze kuzipakira ntibyaje kuba byagenda neza, ubwo baje kuba bafata umwanzuro, umugabo n'umugore nabo bajya aho bari basize inka, bivuze ngo nabo bajyanye nazo muri iyo modoka, ndetse n'umushoferi nawe wari ubatwaye, ubwo bivuze ngo hari inka zigera kuri 46 n'abantu batatu, kuko yari umugabo n'umugore ndetse n'umushoferi ubatwaye. Ese biraza kuba byarangira gute? Umushoferi yaje kuba yakatsa imodoka baragenda, ariko umushoferi yagiye ku muvuduko munini cyane, ubwo yagendaga yageze n'ahantu hari amakoni akata cyane, ntiyita ku muvuduko yari ariho, ahubwo akihuta. Bikigenda gutyo yaje kuba imodoka yayibirandura ku mukingo. Biravugwa yuko nta muntu n'umwe yigeze arokoka usibye n'abo bantu n'inka zigera kuri 46, nta nimwe yaje kuba yarokoka kuko uwo mushoferi yari afite umuvuduko udasanzwe. Biravugwa yuko umushoferi we ari nkaho yapfuye imodoka ikigenda, kuko biravugwa yuko atigeze atera n'akaguru na rimwe ngo ari gusamba, kuko bimaze kugaragara yuko uyu mushoferi ubwo bamuhamagaraga ngo aze abatware abageze ku ifamu yabo aho basanzwe bashyira amatungo, yabanje yabitaba ari mu kabari, yari yaramukiye mu kabari ngo yagiye gufata agacupa nk'uko bisanzwe. Uyu mushoferi yaje kuba yabahenura kuri iyo manga, umugore n'umugabo bahita bahasiga ubuzima, ndetse n'inka zigera kuri 46 nazo nta nimwe yaje kuba yarokoka muri zo. Iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza abantu benshi muri rusange, kugeza n'ubwo iyi nkuru yageze kuri perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aravuga ati ibi bintu birababaje cyane. Yahise afata umwanzuro wo kuba bashakira umuryango w'aba bana wari usigaye, abana uko ari batatu, bari bafite abahungu bagera kuri batatu ndetse n'abakobwa babiri. Bahise bafata umwanzuro wo kuba babashakira izi nka zigera kuri 46 zo kubashumbusha, kugira ngo bakomeze bagere ikirenge mu cya se na nyina cy'ubuhinzi bworozi. Nibwo baje kuba babashakira inka zigera kuri 46, barazibasubiza nk'uko byari bisanzwe, nk'uko umuryango wabo wari wabiteguye kugira ngo bakomeze biteze imbere. Ariko aya makuru arababaje cyane, dore ko kugeza n'ubu ngubu umuntu wese ukibasha kudutega amatwi ari gusiga muri komenti, aduhaye komenti irimo amarira menshi cyane, arimo avuga ati aba bantu uko ari babiri ndetse n'umushoferi wa gatatu, Imana ibakire mu bayo, nabo ntabwo ari bo babigizemo uruhari, usibye ko no kuba na shoferi yabatwaye yasinze nawe ntabwo yabigizemo ubugome bwinshi cyane, ubwo ahubwo n'isaha yabo yari yageze. Njyewe icyo nabasabye ni ukuba mwagenda muri komenti mukandikamo muti amena, kugira ngo mukomeze kugenda mubasabira imigisha nabo aho bagiye. Reka nanone nkwisabire gukomeza kugenda udukandira kuri iyo buto ya subscribe, kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi
ugerageze ufungure n'inzogera kugira ngo uhereze ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo hano turi kuri Kigali Zoom Info, niho waba waza kuba wadukandira ibuto ya subscribe. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza.